Uyu munsi abana benshi ntabwo bagishaka kuba abavoka cyangwa se abaganga, barashaka kuba aba YouTuber ngo bahite binjiza amamiliyoni. Gusa kuri benshi iri ni ikosa rikomeye gutangira gutekereza ko diplome ntacyo zimaze. Bitekerezwa ko ikibazo gihari ari uko abarimu bigisha uyu munsi badashyira imbaraga mu guhuza ibyo bigisha n'ibyo umuntu ashobora gukora mu buzima busanzwe akiva ku ishuri. Mwisi uyu munsi hatanga urugero rw'umwarimu wigisha isomo ryo kwihangira imirimo ariko watarashinze na kompanyi nimwe mu buzima bwose, ariko akamara amasaha menshi akubwira imbogamizi ziri mu guhanga umurimo. Iki kiri mu byahindutse, ubwinshi bwacu ndetse n'uburyo bw'imyigire. Ikindi cyahindutse, iyo umuntu yamaze kugera mu kazi, ibigo bike hafi ya ntabyo nibyo bijyanisha imishahara n'izamuka rusange ry'ibiciro ku masoko. Umuntu amara imyaka 10 ahembwa umushahara umwe, ariko ku kazi ibiciro byari ku by'inshuro 20. Ibi nibyo bituma uyu munsi hari abakozi benshi b'abakene. Icyabayeho mu birebana no kwiga nuko ubumenyi amenshi mu mashuri atanga bwatakaje ubushobozi bwo gutanga imibereho myiza.